tubahaye ikaze kuri uyu munsi kandi ku kiganiro tuja kubana namwe. Mbere yo kugira ngo dutangize ikiganiro n'ubundi kuko bisanzwe, reka tubanze twiragize Imana. Mana yacu, Mwami wacu, uyu mwanya turi imbere yawe, turagushaka, turagukeneye, turakwifuza, turagukunda, ndetse kandi turakuraritse ngo ubane natwe muri iyi gahunda y'ikiganiro, kugira ngo udufashe muri zose, ubane natwe kugira ngo bigende neza. Mwami, tuzahora tugushima uko bwije nuko bukeye, nuko Mwami mu gihe cyose tugukeneye, n'uyu mwanya turagukeneye kubana natwe muri zose, maze icyubahiro kibishawe kubwa Yesu Data dukunda, amen. Nk'uko bisanzwe n'ubundi tubana namwe mu kiganiro cya buri gihe, iyo tubakeneye cyangwa iyo tubararitse, murabyemera mukabana natwe, mukadutega amatwi kugira ngo twese dufashwe. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira iki kiganiro cy'uyu munsi kivuga amasezerano yo kunesha abanzi ku rugamba. Amasezerano yo kunesha abanzi ku rugamba, kuko n'ubundi tumenyereye amazina ni yayandi, ni Sabanyarabizimana. Reka dusome ijambo ry'Imana ariryo duheraho, kuko ni ikiganiro cyiza gishobora gufasha buri wese ucumva no gufata ingamba no kumenya uwo ari we. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusome mu gitabo cya Yosuwa, ariho duhera dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa. Yosuwa ni ibice 6, duhere ku murongo wa mbere dusome. Tubibutse ko ikiganiro ari gifite umutwe uvuga ngo amasezerano yo kunesha abanzi ku rugamba. Dusome ijambo ry'Imana. Duhere ku murongo wa mbere rero muri ico gice cya 6. Yeriko hari yakinzwe cyane, kuko batinyaga Abayisiraheli. Ntawasohokaga kandi ntawinjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabishe Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. Namwe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe, aba ariko muzaja mukora kumara iminsi 6. Kandi abatambyi 7 bazatware amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa 7 muzazenguruke umudugudu 7, maze abatambyi bavuze amahembe navuga cyane, mukumva amajwi yayo, abantu bose bazavugire icyarimwe, barangurure amajwi yabo. Inkike z'amabuye zigose umudugudu zizaherako ziriduke, abantu bose bazuririre umuntu wese imbere ye. Amena. Kuko tubivuze dutangira ijambo amasezerano yo kunesha abanzi ku rugamba. Dufite amasezerano yo kunesha abanzi ku rugamba. Iyo dufite urugamba cyangwa iyo turi ku rugamba mu ntambara, tuba dufite n'amasezerano yo kunesha. Ntabwo dufite amasezerano yo kuneshwa, dufite kunesha, kuko ni amasezerano yacu abizeye Imana n'abubaha Imana. Dufite amasezerano yo kunesha. Ntabwo dushobora kuneshwa kubera ko dufite Imana. Duhereye muri iki gitabo dufite cyangwa se dusomye, igitabo cya Yosuwa. Yosuwa uyu nguyu
ni umugaba w'ingabo washoreye ubwoko bw'Isirayeli Mose amaze gupfa, kubera ko Mose yabambukije inyanja itukura, naho Yosuwa nawe abambutsa uruzi Yorodani. Amaze kubambutsa Yorodani, kuko niwe wari umugaba w'ingabo, niwe wari ushoreye ubwoko bw'Isirayeli, niwe wari uburangaje imbere. Bamaze kugera hakurya ya Yorodani, Imana imuheza uburyo bazorwanya Yeriko, bakahatsinda, bakarwanya kandi bakahatsinda. Bari bakambitse ahitwa Gilugali. Ubundi Yosuwa tumugarutseho, Yosuwa niwe wari umugaba w'ingabo. Ikindi nanone, Yosuwa niwe wanditse kino gitabo ca Yosuwa. Nanone kandi iki gitabo ca Yosuwa citwa igitabo c'intambara, kandi kikitwa igitabo cyo kunesha. Mu gihe barwanye, cuzuyemo intambara, gifite amakuru y'intambara, kandi gifite amakuru yo kunesha. Ubwo barwanaga kenshi baratsinze, baranesheje. Duhereye ku rugamba rwabereye i Yeriko, niho dusomye. Imana irababwira ngo nimumara kugera hariya i Yeriko, muvuye i Gilugali, kuko niho bari bakambitse, niho bari bashinze amahema yabo. Bavaga i Gilugali, kuko ni hakurya ya Yorodani, bakaja gutera Yeriko. Ariko kwinti Imana yarababwiye ngo muzoza mugenda muzenguruke. Wowe Yosuwa, bwira abatambyi n'ingabo zawe, muzoza mugenda muzenguruke. Abatambyi bazoza bajana, abatambyi 7 bazoza bajana bazaza bajana amahembe 7 y'imfizi z'intama. Hanyuma ngo bagende, abatambyi baje imbere, amaze ingabo zibakurikire, bagende bazenguruka. Buri munsi ngo bazoza bazenguruka rimwe, ariko bazenguruke iminsi 6. Ku munsi wa 7 nibwo bazazenguruka 7. Hanyuma ngo nibamara kuzenguruka 7, ubwa 7 ngo abatambyi bazavuza ya mahembe, n'abandi bavuze akaruru. Hanyuma ngo inkike z'Yeriko zizibwiriza ziriduke. Ubwo nibwo rugamba batsinze, nibwo rugamba barwanye imbere bageze i Kanani. Kandi uko Imana yababwiye, bahagaze mu ijambo ry'Imana niko byagenze. Barazengurutse ubwa mbere, barataha bacecetse. Kandi ubundi hari urugamba ruzarurwamo no guceceka. Intambara ni nyinshi, kandi amasezerano dufite ni ugutsinda no kunesha. Hari uburyo bwo kurwana mucecetse. Izo ntambara nazo zibaho mu buryo bw'Imana. Iyo ni strategy ya gisirikare. N'ubundi hari igihe abantu barwana bacecetse, ubundi umusirikari azarwana. Dufite amasezerano yo kurwana kuko turi abasirikare. Bibiliya izitwita abasirikare. Umuntu yakwibaza ngo ese abakristo bazabarwana? Yego, turi abasirikare. Abakristo, ijambo ry'Imana Bibiliya itwita abasirikare. Kubera iki turi abasirikare cyangwa itwita abasirikare Bibiliya? No kugira ngo tumenye kurwana. Subiye inyuma ho gatoya, abana b'Isirayeli bavuye mu Egiputa, batinze cyane ku musozi wa Sinayi. Bahagira imyaka igera kuri 2. Imyaka 2 bakoraga iki? Bariko biga ibintu bigera kuri 3. Icambere, bize iby'intambara, baja muri training. Abasore bose bari bafite imyaka yemerewe kuja mu rugamba cyangwa kurwana mu ntambara, guhera ku myaka 20 kuzamura, baja kwiga ibya gisirikare, baja kwiga iby'intambara. Icyo nico bize hariye, kuko igihe cyose bari bagize mu gihugu cy'Egiputa ntabwo bari bararwanye, ntabwo bari basubiza intambara. Imana nico cyatumye bazengurukana, ibacisha mu gihugu mu butayu bwa kure, aho kubanyuza mu nzira ya hafi, kuko iyo baje kunyura mu nzira ya hafi bahuraga n'intambara zikomeye, kuko Abafilisitiya bari bakwiriye mu gihugu, bari guhura n'Abafilisitiya bari baramenyereye intambara. Hanyuma bakabakubita bagashira mu butayu. Ariko Imana ibanyuza kure
nicyo cyatumye banyura hariya ku nyanja itukura nubwo byari bigoye, ariko intambara ya mbere barwanye kandi bayirwana n'abacecetse ni hariya bari bageze ku nyanja itukura. Imana irababwira ngo nibihagararire gusa bari burebe igitangaza cy'Imana. Nicyo gitangaza cya mbere babonye, inyanja irayicikamo kandi bacecetse bahagaze gusa. Hari igihe intambara nyinshi zirwanwa no guceceka, siko zose ari ukurasa, ari ukohereza amabombe. Rero ikindi cyabaye hariya ku musozi wa Sinayi, ikindi bize nari mvuze kuko bize ibintu bitatu. Bize iby'intambara, biga iby'ubucamanza. Ubundi ntibari bazi iby'ubucamanza, ntibari barize droit, biga ubucamanza kugira ngo bazabona uko bacira abantu imanza. Icya gatatu bize kubaha Imana. Icyo cyatumye batinda hariya ku musozi wa Sinayi. Nuko bamaze kwiga ayo masomo ko ari atatu, bakomeza urugendo. Nibwo bageraga mu butayu, bagenda ubutayu bwo barugenzemo igihe kirekire, imyaka 40 bari mu butayu. Barwanye intambara nyinshi mu butayu, ariko twari tuvuze kuko ari intambara zimwe zirwanwa no guceceka, kuko bayirwanye hariya kuri iriya nyanja itukura. Ntituvuga intambara barwanye mu butayu, ariko reka tuvuge intambara yahariye kuri Yeriko. Barazenguruka, ubwa mbere barataha, ubwa kabiri bazenguruka barataha, ubwa gatatu kugeza iminsi 6 ishize. Umunsi wa karindwi bazenguruka karindwi, kuko Imana yabahaye pura yo kurwana. Bamaze kuzenguruka karindwi, ubwa karindwi bavuza ya mahembe kuko Imana yabategetse. Abatambyi bavuza amahembe, bavuza impanda, n'abandi batera karuru. Inkike z'Yeriko zonyine zirariduka, umuntu akaza yinjira ahawaye. Batsinda urugamba rw'Yeriko kuko bari bafite isezerano ry'Imana. Turi abantu bafite isezerano, n'abana b'Imana dufite amasezerano y'Imana, dufite isezerano rikomeye kuko tugomba gutsinda urugamba urwo ari rwo rwose. Kubera iki? Kuko twubaha Imana. Amasezerano rero ni menshi, titwayavuga mu mwanya mutoya, titwayavuga ngo tuyahetse, ni menshi cyane. Ariko nibura reka turebe amagambo agera kuri 5 atwereka kuko ayo masezerano ari ayacu yo kurwana. Ubundi ntabwo dufite amasezerano yo kurwana. Tugomba kurwana, ni ngombwa kurwana. Wabizanga wabikunda kuko uri umusirikare, ugomba kurwana. Ariko kandi nimba ufite isezerano, ugomba no kumenya kuko ushobora gutsinda ku rugamba, kuko ni isezerano ryawe. Kutabimenya nicyo kibazo. Reka turebe isezerano rya mbere, kuko tuvuze ngo turavuga amagambo 5 gusa atwereka amasezerano yacu yo gutsinda ku rugamba. Irya mbere dushobora gusoma mu gitabo cya Yeremiya, cyangwa mu buhanuzi bwa Yeremiya, igice cya mbere, umurongo wa 16. Bibiliya iravuga gutya ngo bazakurwanya ariko ntibazagutsinda, kuko Uwiteka ariko abivuga. Kurwana kuzarwana, kurwanya bazakurwanya, abakurwanya barahari, ariko ntibazagutsinda kuko ariko Uwiteka abivuga. Iryo ni isezerano rya mbere, kukurwanya ko bazakurwanya ariko ntibazagutsinda kuko Uwiteka ariko abivuga. Iryo ni isezerano rya mbere. Isezerano rya kabiri turarireba mu gitabo nanone cya Yesaya, cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 54 n'umurongo wa 14 tugeze ku 15. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, ahari bazaterana ariko sinje uzabubateranije. Haleluya. Iri ni isezerano rivuga ngo uzakomezwa no gukiranuka. Ku rugamba, mu ntambara uzahura nayo, ikizagukomeza no gukiranuka. Kurwana kuzarwana,
kurwana ko uzarwana kandi uzahura n'ibikurwanya intambara nyinshi, ariko ikizagukomeza ni ugukiranuka. Ubundi Bibiliya yaratubwiye ngo bashobora kuzaterana, ariko sinje uzaba ubateranije, ariko kandi wowe uzakomeza no gukiranuka. Gukiranuka kwawe niko kuzagukomeza kandi muzaba kure y'agahato. Iyo ni isezerano ryawe k'umuntu wubaha Imana. Reka turebe isezerano rya gatatu. Isezerano rya gatatu dushobora kubireba mu rwandiko rw'Abaroma ibice 8 nanone n'umurongo wa 37. Bibiliya iravuga gutya ngo ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Amen. Muri byose. Hani mu isezerano rya Elisha Pawulo abwira abakristo bari ku rugamba, kuko urugamba si ukurasana gusa, hariho intambara z'uburyo bwinshi. Hari intambara zo mu buryo bwo mu mwuka, akaba n'intambara zo mu buryo bw'umubiri. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo muri byose, Pawulo niko yandikiye Abaroma, ngo muri byose ngo turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Iryo ni isezerano ku rugamba, ku barwana urugamba, turushishwaho kunesha uwadukunze. Uwadukunze rero yaduhaye isezerano ryo kunesha, kubera kuko twubaha Imana, tugahagarara mu gukiranuka, tuzarushishwaho kunesha n'uwadukunze. Reka turebe isezerano rya kane. Isezerano rya kane turesoma mu gitabo cya Yobu ni igice cya 11 n'umurongo wa 19. Bibiliya iravuga gutya ngo uzaryama he kugira ugutera ubwoba. Ni ukuri benshi bazaguhakwaho. Haleluya. Mu gitabo cya Yobu iri ni isezerano ryawe ngo uzaryama he kugira ugutera ubwoba. Ni ukuri benshi bazaguhakwaho. Uzaza uryama nugendera mu kubaha Imana, nuhagarara muri iriya sezerano, muri uriya murongo wo kubaha Imana, ngo uzaryama. Hari aho Bibiliya izivuga none mu gitabo cya Zaburi ibice 4 n'umurongo wa 8 ngo zaje aryama sinzire nizigwe, ngo kuko Uwiteka ngo ari we umva kuba amahoro. Uyu murongo nawo muri yo waravuze ngo uzaryama he kugira ugutera ubwoba. Ni ukuri benshi bazaza baguhakweho, kubera kuko wubaha Imana. Iyo tureba bubaha Imana kenshi dufite ingero nyinshi twashobora gutanga nizo tureba muri iki gihe. Iyo ubona ubwoko burahaguruka bukarwanywa n'isi, ese utekereza ko ukora imbaraga zabo? Rero uzaryama he kugira ugutera ubwoba. Iryo ni isezerano ryawe Imana igufitiye, cyangwa ufite ariko ikibazo ntubimenye, kugira ngo uzuryama usinzire kandi umenye kuko bazaguhakwaho. Abanzi bawe bashobora kugutinya, abanzi bawe ntushobora kubatinya, ahubwo nibo bashobora kugutinya kuko wubaha Imana. Urabarusha Imana. Hari icyo barusha, urabarusha Imana. Turebe isezerano rya gatanu. Dusomye nanone mu gitabo cya Isaya, mu buhanuzi bwa Isaya 54:17. Haravuga gutya ngo ariko nta ntwaro bashuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Amen. Haleluya. Iryo nanone ni isezerano ryawe kubaha Imana. Bibiliya iratubwiye ngo nta ntwaro bashuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Ntayo. Iryo ni isezerano ryawe. Ikibazo rero aho ruzingiye ni hariya mu murongo wo gukiranuka, guhagarara mu gukiranuka. Iyo tubona kenshi abantu baratsindwa ku rugamba, haba ku rugamba rwo mu buryo bwo mu mwuka, haba ku rugamba rwo mu buryo bw'umubiri, akenshi gutsindwa k'umuntu bikomoka cyangwa bituruka mu kudahagarara mu murongo wo gukiranuka. Ariko uhagaze mu murongo wo gukiranuka baza nubwo Bibiliya iratubwira ngo bazagutera. Hariya mu buhanuzi bwa Isaya n'ubundi imirongo myinshi twasoma, ariko ntitwasoma mu mwanya muto, nubwira ngo dushobore kumenya amasezerano dufite. Hari aho Bibiliya itubwira ngo bazagutera ngo baturutse mu nzira imwe,
ngo ariko bazaguhunga baciye mu nzira zirindwi. Rero iryo ni isezerano ryawe umuntu wubaha Imana. Iyo wubaha Imana ugahagarara mu gukiranuka ugakiranukira Imana, bazagutera ariko ntibazagutsinda. Nubwo bazoterana baca umugambi bavuga imigambi yo kukurwanya, sinje uzobateranije. Guterana ko bazoterana, ariko Uwiteka aravuga ngo sinje uzobateranije, ni ku Uwiteka nyenga bavuga. Kandi ntibazagutsinda, bazakurwanya kandi uzarwana. Reka ngubwire, buriya iyo umuntu ahayarwana tiwareka gukomereka. Ukurwanya iyo agukubise uzubabara, nawe wamukubita wakababara. Ariko kandi kuko ufite isezerano, nibuka hariya mu gitabo nanone cya Yosuwa, ba batasi bari bagiye gutata Yeriko, ba batasi bagiye nyuma batati Yeriko, ba batasi bagiye hariya bahishwa na Rahabu, ngo bari kubabwira bashitse bavuga amakuru, baravuga ngo twasanze kuko ntakibakingiye. Babandi bajanye inkuru nziza zuko basanze igihugu ari cyiza kandi gifite n'umwero ari cyiza cyane. Baravuga ngo kuko nta kintu kibakingiye ngo tuzabarya nk'imitsima. Abantu bajanye inkuru z'incamugongo, babandi 10 bari 12, abantu 2 nibo bajanye inkuru nziza zo kunesha, abandi 10 bose bajanye inkuru z'incamugongo, kuko baravuze ngo twagitase igihugu koko twabonye ni cyiza, ngo kandi gifite cyuzuyemo amata n'ubuki. Ngo ariko ngo twari ko tubona ngo abantu ari barebare kandi ari banini, ngo twibonaga ngo tumeze nk'amahanzi imbere yabo. Hanyuma barya nabo baje kuvuga babandi 2, Yoshua na Kalebu, baravuga ngo nubwo bimeze gutya ngo ntibafite ikibakingira, ngo tuzabarya nk'imitsima. Buriya kuko uko bamwe bibonye niko babaye. Barya bavuze ngo twari ko twibona tumeze nk'amahanzi, bapfuye nk'amahanzi. Ariko barya bavuze ngo igihugu nubwo bimeze gutyo tuzabarya nk'umutsima, bafashe igihugu kandi babarya nk'umutsima barakinesha. Nibo bonyine gusa 2 bashitse Kanani kubera ko bari biringiye Imana. Iyo twiringiye Imana duhagarara ku masezerano, kandi duhagaze ku masezerano ntazahinduka. Imana uko yabivuze tizihinduka. Bibiliya iravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Icyo yavuze no gukora izagikora. Duhagarare ku masezerano. Ndabizi kuko intambara nyinshi abantu bagenda bahura nazo, zaba izo mu mubiri cyangwa izo mu mwuka, ariko duhagaze ku masezerano y'Imana. Dufite amasezerano yo gutsinda, ntabwo dufite amasezerano yo gutsinda. Imana idufashe tumenye amasezerano yacu, kandi turwana urugamba urwo arirwo rwose tuzarutsinda. Nitwakira ijambo ry'Imana. Imana idumugisha. Amen.